aho ngaho uhite ubona rawuti uzajya ugendana mu mufuka ufite interinete hose aho uri ndetse n'inyongera wazumvise ko biba bimeze neza cyane. Inzira y'ubuzima tugiye kureba igice cya mbere, turebe ni gute umuntu ubundi abanza akamenya inzira y'ubuzima bwe. Ubundi inzira y'ubuzima cyangwa se umubare w'igeno mu yindi nyito muri nimeroloji bivuze iki? Ni inzira uzanyuramo kugeza ugeze ku ntsinzi y'ubuzima bwawe. Ni inzira uzanyuramo ikakwigisha ibibazo uzahura nabyo mu buzima bwawe ndetse n'ingorane zose uzagenda unyuramo kurinda ugeze ku ntsinzi y'ubuzima bwawe. Ni inzira iganisha mu buzima burimo ibyishimo n'umunezero mu kazi kawe ndetse ukanabamo ubuzima bwishimiwe n'umuremyi wawe. Uyu mubare uboneka ufashe itariki y'amavuko yawe n'ukwezi wavutsemo n'umwaka wavutsemo, urabiteranya kugeza igihe uboneye umubare uri hagati ya 1 kugeza ku 9. Niba uteranije ukabona imibare 2, iyo mibare urongera uyiteranye kugeza ugeze ku mubare 1. Ariko igihe uteranije bikagwa kuri 11, 22 cyangwa 33, icyo gihe ntubiteranya. Iyi bayita imibare mikuru. Abantu bafite izi nzira baba basobanuye ikintu kidasanzwe gishobora kuba umugisha cyangwa se umuvumo. Ibi kugira ngo tubyumve cyangwa mubyumve, reka dufate urugero nk'umuntu wavutse tariki 29 z'ukwezi kwa 9 1981. Nushaka inzira y'ubuzima ye urafata 29 y'itariki uteranyeho 9 y'ukwezi uteranyeho 1981 y'umwaka yavutsemo bingane na 2019. Icyo gihe wongera ufate 2019 ugenda ubigabanya bigere ku mubare 1, ni ukuvuga kabiri rajya ukwayo, 0 ukwayo, 1 ukwayo, 9 ukwayo, biteranye biraba 12. Wongera ufate ya 12 kuko tutayibonye muri ya mibare yihariye, urafata 1 uteranyeho 2 bingane na 3. Ni ukuvuga ko uyu muntu wavutse kuri iyo tariki inzira y'ubuzima ye ni 3. Kugira ngo twongere tubyumve, reka dufate urundi rugero nk'umuntu wavutse tariki 29 uriya yari yavutse muri 81, ariko uyu nguyu we ni 29 z'ukwa 9 1989. We nuteranya urasanga biraza kuba muri 2027. Wongera uteranye 2, uteranye 0, uteranyeho 2, uteranyeho 7 bibe 11. Kubera ko tubonye umubare mukuru, umwe mu mikuru, ntabwo wo tuwuteranya ngo dufate 1 duteranyeho 1. Oya, uraguma ari 11. Muri make dufite inzira y'ubuzima. Urabizi ko nakubwiye ko ari guhera 1 kugera ku 9. Uyu nguyu araba yihariye. Uyu mubare rero ugufasha, uyu mubare muri rusange wateranije ugufasha kumenya intego y'ubuzima bwawe. Harimo ibyo uzaharanira kugira ngo ubigereho, ibyo uba wifuza cyane muri wowe kurusha ibindi. Ariko kandi tutibagiwe ko umuntu yavutse afite ubwisanzure n'ubwigenge mu mahitamo ye. Niyo mpamvu umuntu ashobora kwanga inzira y'ubuzima bwe akayoba, akanyura mu nzira z'abandi. Icyo gihe ntibizamubuza kubaho, ariko ntabwo azageraho Imana yashaka kumugeza igihe yaremwaga. Abantu benshi rero bagira ikibazo cyo kugendera mu kigare cy'abandi, bakagendera ku myumvire ya sosiyete batuyemo, ku mabwiriza y'abandi bantu ashobora kuba yabaha. Ibyo byose bikamubuza kunyura mu nzira y'ubuzima yaremewe kunyuramo. Imana ntabwo ngigishyiramo umuntu ikiziriko ngo imuhatire kunyuraho atahisemo. Iyo wahisemo guta inzira y'ubuzima bwawe, Imana igenda ikwereka ibimenyetso bigaragaza ko uri guca aho utagomba guca. Aha niho umuntu azabaho ubuzima bwe nyuma atishimye, yumva hari ikibura muri we, yumva bangamiwe n'ubuzima arimo. Inzira y'ubuzima rero igaragaza imitekerereze y'umuntu, uko abona ibintu ndetse n'uburyo yitwara muri rusange.
uyu mubare uri bubone rero niwo fatizo ry'ubuzima bwawe, mu gifaransa bawise pilier de votre vie, kuko ari nawo muri wo harimo umuhamagaro wawe ku isi. Uyu mubare w'ubuzima kandi ugaragaza ibintu ukwiye kwibandaho cyane mu isi kugira ngo intekerezo zawe zigende zizamuka, urusheho kugenda umenya ibintu bishya utaruzi, kugira ngo byumve neza. Inzira y'ubuzima iganisha ku buzima bwuzuye neza. Urugero nk'umuntu ugira ubwoba akabaho yumva atinya abandi, yumva ahangayikishijwe n'uko abandi bamubona, yumva mu kazi ke atifitiye icyizere, yumva bashobora kuzamwirukana, yumva abandi bamwanga, ndetse akumva ko ashobora no kumugirira, hari ushobora no kumugirira nabi, agahorana ubwoba muri we. Uyu muntu kumenya inzira y'ubuzima ye akayinyuramo bizamufasha kugera ku buzima burimo umutuzo, abeho nta bwoba agira, kuko Imana ikurema ntabwo yifuzaga ko uba umunyabwoba, yashakaga kuba ubaho utuje, ufite icyizere cy'ubuzima. Umuntu ufite inzira y'ubuzima ya kabiri mu kazi ni umuntu uba ushaka gukorera hamwe na bagenzi be, gushyira hamwe, guhuza amaboko, agaharanira ko abantu babana neza mu kazi. Ni umuntu ufite umutima wo guhosha amakimbirane no gutuma abantu bakora neza mu kazi. Uyu muntu kandi ahorana icyifuzo cyo gusangira ubuzima bwe cyangwa se kubana n'umuntu udasanzwe. Ni umuntu kandi wumva abandi cyane, afite umutima wo gutega amatwi abandi, agira impuhwe n'imbabazi, kandi aba ashaka kubonamo umuntu wese ikintu cyiza. Ni umuntu wakubera inshuti idasanzwe y'ubuzima, akaba n'umunyamabanga wawe. Umuntu ufite inzira y'ubuzima ya kabiri nta bibazo bidasanzwe aba azahura nabyo mu buzima, uretse kuba yoroshye muri we, akagira amarangamutima yihuta yo hejuru cyane, ye akaba yatuma abaho nabi, akabona ibibazo aho bitari. Uyu muntu kandi ashobora kugira ikibazo cyo guceceka n'aho bitari ngombwa, ku buryo ubushobozi bwe bwo kwisobanura bumugora cyane, kubera ko atinya ko bamukomeretsa, akanatinya guhemukirwa. Uyu muntu ahora yitaza ahunga amakimbirane n'amahane kugira ngo atamubabaza. Ibi rero mu gihe kirekire bishobora kumubyarira kumva atameze neza cyangwa atamerewe neza, ataguwe neza muri we, bitewe n'ubushobozi buke bwo kutisobanura ngo agaragaze ibitekerezo bye. Uyu muntu kandi ashobora kwiyibagirwa we ubwe, ku buryo ahubwo yitangira abandi. Muri make, uyu muntu ntabwo ari indwanyi, ntabwo yishoboreye guhangana. Ibintu by'amahane no guhangana ntabwo ari igikombe cy'icyayi cye cyo gusomaho. Iyo ahuye n'ikibazo mu buzima, ashaka igisubizo cy'ukuri kibereye sosiyete arimo, kugira ngo kitabangamira abandi. Ni umuntu wirinda kugira ngo atagira abanzi, ntabwo akorera gushimwa, ariko amashimwe aho ari hose aramushaka. Umurimo mwiza aba bantu bakunda gukora ni umurimo ubasaba kumva abandi, kubasha kubagirira impuhwe no kubitaho. Muri make bashobora gukora nko muri serivisi z'ubutabazi, mu bikorwa by'ubuvuzi, mu kwigisha ndetse na diplomasi. Mu kazi ntabwo azakunda akazi gasaba ko asaba ubufasha abandi, ahubwo azakunda akazi gatuma afasha abandi, kuko nibwo yumva aguwe neza. Abandi bakunda kugira impano, bene aba bantu kugira impano z'ubuhanzi, cyangwa se bagakunda indirimbo zibafasha kuruhuka, bakumva barishimye, baguwe neza muri bo. Umuziki niwo wa mbere ubahuza n'Imana, kuko utuma bibagirwa ibi ntibabigemo cyangwa se ngo bibagumemo. Ushobora kandi kumubwira amabanga yawe nta bwoba ufite, kuko kazayavuga ni inshuti y'ubuzima, yakubera umugore cyangwa umugabo w'ubuzima bwawe bwose, kubera ko agira urukundo rwiza, rworoshye n'imbabazi n'impuhwe bidasanzwe. Abandi batariho yumva atabaho. Kuba wenyine biramubangamira, yumva abeshejweho n'abandi, gusa agira ikibazo cy'uko atajya apfa kujya mu rukundo byoroshye, ntajya apfa kwemera kubijyamo. Ni umuntu uhindura amarangamutima ye uko yishakiye. Mu kanya gato ashobora kuba yishimye, mu kandi
kanya ukamubona aseka anezerewe, guhora ashaka kwita ku bandi bishobora gutuma yibagirwa. Ikintu cya mbere rero yanga mu buzima mene uyu muntu ni ukubaho wenyine. Kutabona umugabo cyangwa umugore bimugiraho ingaruka zikomeye cyane. Dusoza rero, umutego agomba kurenga ni uguceceka naho bitari ngombwa, akiga kuvuga, kwivugira no kwisobanura. Ikindi ni uko akwiye kureka gushaka gufasha abandi cyane, cyangwa ngo nawe ahore akeneye gufashwa cyane. Imyumvire yo kumva atabaho abandi batariho igahinduka, ahubwo akigirira icyizere akumva yihagije. Yitwa Gutamani. 4:40